waba wifuza inzira yakuganisha kuri objectif yawe cyangwa se ku ntego zawe ufite nk'umwana w'umukobwa umwari w'Umulenge uri muri leta z'ubumwe za Amerika, waba ushaka kugera ku kintu gikomeye ukeneye platform ikomeye wacaho kugira ngo ugere ku nzozi zawe, itoze muri Miss Mulenge, gana irushanwa rya Miss Mulenge maze uritsindire wambikwe ikamba, ahasigaye uronke platform yo gukoreraho ibikorwa byawe cyangwa se yo gusohorezaho inzozi zawe ufite nk'umwana, nk'umwari, nk'umukobwa mwiza ufite ubwenge n'umuco ndetse n'ubwiza. Shalom, shalom once again bakunzi ba Joyful TV Entertainment. My name is Intore Joyful, aka the best entertainer from M. Ushatse niko wanita kuko yose nayitaba. Bimeze bita bakunzi bacu. Uyu munsi ndatangira nsohoza abantu bose bari Mulenge. Mubeze mute, turabizi ko muri mu bihe bitoroshe byo kubura umutekano, kwimurwa mu byanyu, gutwika imihanda, ariko ntangiye mbihanganisha ngo iki ni igihe turimo, twihangane. Imana izumva gusenga kwacu, izatugirira neza kandi Imana izatuneshereza kuko iri mu ruhande rwacu. Nongera gusuhuza abanyamulenge bose aho bari USA, bari Europe, bari Asia, bari Canada, bari Africa hose. Ndabaramukije ndetse ndaramutsa n'abantu bose bumva imvugo cyangwa se ururimi rw'ikinyamulenge. Ubwo ndavuga abanyarwanda, abarundi, abagande, abanyakenya, cyane nyine abantu baha muri East African Community. Bo barabyumva cyane kuko tutubanye imyaka myinshi, maze kucumva ikinyamulenge baracumva. Ubwo nongera kubakangura gukora subscribe, like, share na comments igitekerezo cyawe mu kiganiro tubagejejeho. Uyu munsi rero ngarutse cyangwa se nje mbabwira ko bijanye na Miss Mulenge. Ubushize twababwiye igikorwa cya Miss Mulenge, twari kumwe n'umukobwa witwa Chance. Twari ko tuganira tuvuga ku gikorwa cya Miss Mulenge, tukivuga naho ibintu byinshi cyane, ndetse tunababwira ko uyu mwaka kizakorwa. Rero ngarutse mbabwira gahunda uburyo bipanze, igikorwa cya Miss Mulenge gihagaze gite, uyu munsi kiri gutegurwa bigeze he. Bagize batya baja kuri live streaming ku Mulenge TV ndetse no ku Mulenge TV. Abo mvuga sabandi nabahagarariye igikorwa cya Miss Mulenge ndetse na Miss Mulenge nyirizina. Ubwo ndavuga watsinze irushanwa rya Miss Mulenge mu mwaka wa 2019 ndetse na nyiri yerekwa wagize iyerekwa rya Miss Mulenge, ubona wese uwundi ni Queen Bagabo cyangwa se Queen w'abagabo. Garuka muri bikeya bagiye bavuga kuko ibirebire cyane, ibintu byatwaye isaha irenga, ariko ndababwira minota mikeya cyane. Nkuko nabibabwiye ubushize cyangwa se nkuko twabibabwiye ubushize, Miss Mulenge yatangiye 2019 itangijwe cyangwa se yerekwa rivuye ku mu mwana w'umukobwa witwa Queen Bagabo. Ubwo hari mu mwaka wa 2019 ahagana 2020, ubwo hari ku mpera cyangwa se umwaka wa 2019 uri kurangira, nibwo yerekwa ryaje arishikiriza abandi basore igikorwa cya Miss Mulenge kirakorwa. Uwatambutse icyo gihe yari yitwa Nyabziza Judith, n'umwana w'abarundi abongera iba nihenze. Rero gahunda zimeze gutya. Nari mvuze ko amakuru abakuriye cyangwa se abakurikirana bari gutegura igikorwa cya Miss Mulenge nkuko nari mbabwiye baraye bashikirije. Ubwo ndavuga hariho witwa Deborah ari mu bari gutegura Miss Mulenge, ndetse na Queen Bagabo na Miss Mulenge ndetse n'umunyamakuru wa Mulenge TV, nibo bari live bari kutugezaho amakuru uburyo bimeze. Bavuze ko n'ubundi igikorwa cya Miss Mulenge uyu mwaka gihari
kizaba tariki 28 ndetse na 29 z'ukwezi kwa gatanu, bikazabera muri state ya Iowa ahantu bita Des Moines. nje ntaho nzi abariyo nibo bahazi cyane twe ntituraje ku kinyanja. Bikazaba kuri amatariki mbabwiye 28 29 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2021. Irushanwa rizaba riryoshe cyane kandi rikomeye nubwo rikiri kubera muri Amerika gusa ritaragera ku migabane yose y'isi. Bagarutse ku buryo irushanwa riri gutegurwa n'uburyo ibikorwa bizakorwa. Pitariki 28 hazaba hama match ya football ya basketball. Ubushize harimo football ariko ubu hajemo na basketball. Hazaba hariho comedy, hazaba hariho abaririmbyi b'abanyamurenge bose baririya bazitaba aba comedy za usarire nawe murabazi n'aba star n'aba legend muri comedy mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge bazaba bahari. Ndetse n'abandi abantu mvuge ngo mbite gute, abantu nyine abanyacubahiro batandukanye mu bwoko bwacu bazaba bahari bashigikiwe n'umuryango w'amahoro, bashigikiwe n'iyindi miryango itandukanye yani ma association menshi. Page ya Instagram yabo yabaye hacked, mbese barayihakinze ntago ihari. Hariho ama page ya Miss Mulenge nka 3. Ukoze research kuri Instagram urabona page nka 3 za Miss Mulenge ariko zose ntayo kuri irimo kuko page yabo barayihakinze. No kuvuga ngo ufite icubaza cyangwa se ufite icushikiriza wakwandikira visionnaire wa Miss Mulenge ariwe Queen Bagabo. Kuri Instagram yitwa Queen wa Bagabo. Urashobora kumwandikira kuri Instagram yiwe cyangwa se ugashaka nimero ya WhatsApp yo kumwandikira akakubwira niba ari ubusobanuro ushaka. Ubwo ndabwira bari USA cyangwa se abari no Africa n'ahandi hose washaka gutanga igitekerezo cye kuri Miss Mulenge yakwandikira Queen Bagabo. Kuri Instagram ni Queen wa Bagabo cyangwa se ugashaka WhatsApp namba yiwe ukamwandikira. Mvuze nti wakwandikira Queen Bagabo kubera ko Instagram yabo yabaye hacked, mbese nago Instagram ya Miss Mulenge iri gukora. Irushanwa riteguye rite rero? Kwiyandikisha bimeze bite rero? Kwiyandikisha gusa ku mukobwa kaja muri list bazaba bagikutse muri Miss Mulenge hari amafaranga agenewe. None babwiye ngo iri so special, ni ikintu cyaraye kintangaje cyane, ikintu kiryoshe ko umukobwa uzasigara muri iyo competition azaba hombye ikintu gikomeye cyane. Hazaba hariho Miss Mulenge yego uzatsinda competition ariko kandi hazambikwa amakamba aba Miss 7. Ubwo hariho Miss Mulenge uzatsinda competition, hariho igisonga ca mbere ca kabiri, hariho Miss Popularity, hariho Miss Culture, hariho Miss Education, hariho n'undi mu Miss gutyane hari kwibuka neza. No kuvuga ngo bino bintu ni ibintu biri ku rwego rwiza nubwo twumva ko hari iby'ubwoko bitari by'igihugu ariko abantu babishoyemo imbaraga uko bashoboye. Ni ibintu byiza biri gukorwa neza bizagenda neza. Rero ndahamagarira abakobwa bose bari USA iyi ni opportunity ntimuyiteshe. Waba ufite inzozi ushaka kugeraho, waba wifuza inzira yakuganisha kuri objectif yawe cyangwa se ku ntego zawe ufite nk'umwana w'umukobwa umwari w'Imurenge uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, waba ushaka kugera ku kintu gikomeye ukeneye platform ikomeye wacaho kugira ngo ugere ku nzozi zawe, itoze muri Miss Mulenge. Gana irushanwa rya Miss Mulenge maze uritsindire wambikwe ikamba, ahasigaye uronke platform yo gukoreraho ibikorwa byawe cyangwa se yo gusohorezaho inzozi zawe ufite nk'umwana, nk'umwari, nk'umukobwa mwiza ufite ubwenge n'umuco ndetse n'ubwiza w'Imurenge. Gana Miss Mulenge maze urebe uburyo bizagenda. Ubundi kandi icyantangaje n'amafaranga agiye guhabwa umumisi uzatsinda iyo competition. Amafaranga menshi kabisa, menshi. Ndafatira i Burundi kubera ko
simfatira muri Amerika, yego barayavuze mu madolari, ariko ndafatira i Burundi. Ni amafaranga arenze miliyoni 10 y'amarundi ku muntu uzatsinda iryo rushanwa, ku muntu uzambikwa ikamba rya Miss Mulenge. Ni kuvuga ngo ni amafaranga menshi uzabutsindiye, yagufasha gutangira imigambi, uzaterwa inkunga n'abantu batandukanye, amasosiyete atandukanye, kugira ngo uzagere ku nzozi projet yawe ufite uzayigereho. Kubera ko ari ibintu byacu bikiri ko bitangira no mwaka wa 2, hariho abana baba bifuza kuja muri Miss Mulenge ariko badafite ama projet wenda maremare. Hariho ama projet yanditse, mu gihe waba nta projet ufite wagenda ukiyandikisha, ukavugana nabo ukababwira ko nta project ufite wewe, and then bakaguha projet ukayikoreraho, akaba ari uzakoreraho kugeza wenda utwaye iryo higanwa cyangwa se iryo rushanwa cyangwa se utwaye iyo competition. Rero abakobwa bacu, abana b'abakobwa bacu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turahamagarira kwitabira iyo competition, bazayitabe, bazahesha ishema ubwoko bwacu, bazahesha ishema igihugu cyacu ca Kongo, bazahesha ishema umunyamurenge ndetse n'ubwiza bw'imurenge. Ababyeyi ndabamara impungenge, mureka abana bitoza muri Miss Mulenge, babone platform nziza yo kuba bakoreraho imigambi yabo, babone platform nziza yo kuba bakoreraho ama projects yabo bafite, kugira ngo ibyo batekereza, ibyo barota umunsi ku munsi bizabe impamo. Rero abari Afrika n'ahandi hose, tuganira na Queen yarambwiye ngo ubushobozi si ikirenga, ntibaragera ubushobozi bwo kuba bakoresha Miss Mulenge ku isi yose, ariko kuko ubushize bwarabivuganye muri interview na Chance, avuga ati jewe ndumva twakora Miss Mulenge ikaba ahari umukobwa w'umunyamurenge wese akaba yakwitoza Miss Mulenge ikaba ku isi yose. Tubivuganye arambwira nti yego byari byiza, ariko urwo ntiburaboneka, ariko turatekereza ko umwakuza Imana izaba yadushoboje. No kuvuga ngo Miss Mulenge 2022 irashobora kuba ku isi hose, cyangwa ikazaba muri Amerika n'ahandi, igenda ikwira ku isi hose, kubera ko uburyo buzaba bwabonetse, abantu wenda bazaba bashoyemo agafaranga, ibikorwa byagutse. So dukomeze dushigikira iby'iwacu, tubikunde, tubikundisha abandi. Harakabaho Miss Mulenge, harakabaho gakondo Mulenge wacu, harakabaho Republique Democratique du Congo arico gihugu cacu, harakabaho ubumwe, harakabaho gushigikirana, harakabaho ubwiza n'uburanga n'ubumenyi hagati mu bakobwa bacu. Hasigaye bagatsindira Miss Mulenge, platform bakayikoreraho by'agaciro, ndetse bakanavuga ijambo rikagera kure, kuko uzabambitswe ikamba azaba afite platform yo kuvugira ijambo rikagera kure. Abari Afrika, abari Asia, abari Canada, nubwo batari kwitoza nabo, ariko dushigikire Miss Mulenge. Niba hari wumva hari ico wakora, nubwo n'ubundi utari etazini, nimba ari gusharing ibikorwa byabo, ari ukwamamaza iryo rushanwa, ama TV online y'abanyamurenge yose, iyi competition tugomba kuyishigikira, tukamamaza kino gikorwa kikagera kure, kikaduhesha ishema, nkuko n'ubundi dufite ibindi bikorwa turi guharanira bizaduhesha ishema nk'ubwoko bwacu, ndetse gakondo, ndetse n'igihugu cacu ca Kongo. N'abacu b'abanyamurenge b'abakobwa nta bose n'abanyaburanga, ni beza, bafite umuco, bafite ubwenge, ahubwo nyine ntago tuzi uzatsinda, kuko abakobwa bacu ni beza. Rero ntihagire uwiyumva ko agomba gusigara muri iki gikorwa kabisa, ntihagire uwiyumva ko agomba gusigara inyuma muri iki gikorwa. Bahagurukire rimwe abakobwa bacu bari USA, guhera ku myaka 18 kugera ku myaka 25. Ubwo barengeje 25 ntibarimo, abari munsi ya 18 nabo ntibarimo. No kuvuga ngo ni hagati aho y'iyo myaka 18-25. Muzitabiriye competition, muzitabiriye iryo rushanwa, bizagende neza, kandi turizera ko undi mwaka bizaba byafashe indi ntera. Turizera ko bizagenda byaguka uko bukeye nuko bwije, Miss Mulenge ikaguka, ikaza ndetse mu myaka iri imbere nk'itatu ikazaba yarakwiriye isi yose. Ubwo hazaba competition noneho ya Miss Mulenge ku rwego rw'isi,
abakitoza bari muri Afrika, bari USA, bari Australia, ibaze nawe ukuntu bizaba biryoshe, hesheje ishema cyane, bizadushimisha nibiva ku rwego rumwe bikagera ku rundi, bizadushimisha. Miss Mulenge yatangiye kuba ku rwego rw'isi. Rero ndumva abakobwa bari USA bafite iyo opportunity batagomba kuyitesha. Mukomeze mwitoze kandi ndabifuriza mwese kuzatsinda, ko nyine uzaba wahize abandi azatsinda, ariko mwese ndabifuriza gutsinda. Murakoze cyane, mukomeze mukore subscribe, like, share, mu bisharingira abandi, ndetse commentaire ng'igitekerezo cawe kiremewe, caba ari ikinenga cyangwa se kidushigikira. Ikinenga ubwo n'ugukosora, kidushigikira kidusubizamo imbaraga cyangwa se kiratwankuraje kugira ngo dukomeze dukore neza cyane. Mbibutsa ko n'ubundi murabizi ko narabivuze ubushize ko twazanye ibindi biganiro bibiri bishasha no kuri Joyful TV Entertainment. Mwabonye ko twakiriye n'umunyamakuru mushasha ufite n'izina ritwika ry'ikinyamurenge witwa Nyanome. Tugiye gutangira ikiganiro citwa ku gatorero, ndetse n'ikindi citwa menya gakondo imurenge wacu. Ibyo biganiro byombi murabibona vuba. Menya gakondo izaba ibashikiriza amateka. Hari abantu batazi amateka y'iwacu kamera, akandi ko karyo niwo mwanya mugiye kuyamenya yose. Tuzabavira imuzingo, imuzi n'imuzingo tuyababwire yose. Ku gatorero nabyo tuzatubibasobanurira neza uburyo bizaba bimeze. Naho ubutaha yari Intore Joyful kuri MIC. Iyi ni Joyful TV Entertainment, JND Empire. Instagram ni JND Big Empire, Facebook ni JND Empire, kuri YouTube ni Joyful TV Entertainment. Hejuru cyane, mwubahwe mugiraho muba. Imana ibarinde inzara, Imana ibarinde agasuzuguro. Where there is a will, there is a way. Ciao ciao.